si wa pasiteri wambwiye ko ari buze koko baranzanira n'agacupa baraje bya n'ibyo barukora avuga ngo tugiye kunywa nimba ari ubushera ariko reka kanicana mutegereze buriya wasanga amaturo ya pasiteri uyu munsi hari ikintu ari buvuge ku kantu k'inuze k'akaritiro nibwo mbona kagiye gushiramo nyine pasiteri karibu nyine urebye nta kibazo karibu kadusome ijambo ry'Imana wowe nyine dusome buriya nyine kadusome buriya icyambere n'ubu. It was at this moment he reka ngusomerane muri Yesaya. ako si ubundi pastor ibyo bitabo byanditswe n'abande ko mbona muri kugenda n'ibitabo. Oya ibi ni ibitabo byejejwe. Iyi ni byejejwe kandi mbona hariho imyanda pastor. Ubona iyo atari imyanda. Si amagamba si imyanda irimo ahubwo ni amagambo ayirimo. Gande biri ipapuro mugenda na pastor. Ibi muri amakaye tugura hariya muri kabari. Utu ni utuntu twibanga sha. Akanga saka nabonaga Jean Thomas ari kunywesha itabi saka nakapasa. Reba ngo handitseho ngo nimba banzamurambaho. Ibi ni iby'Imana yanditse. Oya ibyanditswe gera ni ibi ngibi. Kadusome wowe cyangwa se ako se wahaguruka tukajya kumo nanga harimo akavuyo. Ako se pastor tukagenda hariya hirya urabye byageza uyu pastor ko pastor muragiye gutuma ko kuri toganye nani cyariya. Yere kandi hanjye ko kumura twetaga imbere yayo ko kandi nshaka kujya ki ako se pastor urazira ngo ko nagureba ziri hariya ko kumura pastor wowe ndabona uri n'umukire ufite n'amatungo ndabona uri n'umukire ga naka kana se nakawera bura nyine urebye pastor naka kana nakawe se uyu mwana se rebe nyine buriya pastor urebye hari ahijya bajya kuvuga ngo umwana arivukana buri ngo umwana ubase umwana wanjye ni mwiza nanaruka ngo n'inzoga buri ntabwo waha umwana inzoga ntabwo n'Imana yazaguhana ntabwo yazaha ako pastor banza unyuraho nyine ugende batugende ega buriya pastor wenyine banza ugere buriya ndaje buriya Gangster for life. nubwo mbona kanjye kagiye gushiramo pastor ntabwo ari kunyumvara suranda kabika hera ko buriya pastor wari wahageze nyine reka ijambo ry'Imana wowe maze ukizwe buriya uva mu byurimo ibi biriya rero yanditswe ni hari ahantu nigeze gusoma muri Bibiliya ngo Imana ijya ngo yaremye urutoki ishyiramo n'amasaka wajya ubenga agahiye. Oya kuba yarabiremye ntiyavuze ko tuzazabiba ariko uremera ko yaremye agahiye. Oya ntabwo yaremye agahiye yaremye urutoki irema amasaka ngo havemo ubushera twinywera hako se mwere gushyiramo ibisembo ibyicare biterwa n'uburyo mubitwara mwebwe mugasinda mukagwana ariko wiyegeye agashera kawe gakoma kawe hano hari akantu matoraguye buriya ntabwo wasoma ku pasi ibyo ni Nalisoni ubwo se wazanye inzoga nasoni pastor urari nagara inzoga re pastor aya na amazi aya nakujya mva ko oya wadora kangaka naka ura pastor wigishanga wajya mujya numva ngo mu mwuka kana kujya mu mwuka utangwa aka kantu oya ko tujya mu mwuka icyo bita Holy Spirit sibyo from the heaven ahubwo pastor kambansomye kujya numva ayo magambo yandumva oya ntabwo nakwigisha nje by'ubamwe reka ako reka ushaka kumva ijambo ry'Imana reka ngwere kuri pastor kujya reka ngwere kujya tukabike ako nise ko turi bukamenya ranjya tukamenya oya ranjya turako wowe uje iri ni ijyanyu mujye reka dusenge kugira ngo ibintu bigende neza ngusengera Imana ibane nawe ejya na pastor ejya nafashijwe urebe ngusengere wowe tugiye gusengera barahumiriza humiriza rero ngusengere ako pastor urasikare uri banze guhumiriza oya nawe humiriza kwaki banze humiriza reka ngusengera Imana ikugire neza Imana ikomeye Pastor, but this is what you want to use your life for. I'm going to do many. 16 years.
ubutungane. Pastor, but this is what you want to use your life for. I'm going to do many. Dilogun, 16 years. Ufite imbaraga uri Kristo uyu nta mupasiteri buriya kijya nawe kikunaniza. nubwo ari mu mwuka buriya koko Uvana ikuzimu ugashyira ubuzima. gukenera kunywa Ukura abantu ku nzoga ukabashyira mu buzima bwiza. Ni wowe utanga ubuzima, ni wowe Imana ikomeye, ni wowe Imana igira neza. Turakwinginze rero bahe gukizwa. Amen. Wa muntu nasengeraga yagiye mu karitiro cyangwa yabaye muzima. Nanjye reka